ndakubwiza ukuri umugisha n'ubuntu bw'Imana iyo bikuriho biguhesha imbaraga zo gutsinda imizi ya karande cyane umugisha w'Imana n'ubuntu bw'Imana iyo bikuriho karande ushobora kuyiganzura ugahindura amateka y'ubuzima bwawe bikemera. Yakobo yaciranye na marayika Ramasaka yarababasendere. Ndafashijwe n'ukuri. Ndabaramukije mwese bakundwa bene data inshuti za Pastor Steven TV mwese aho muherereye mu bihugu bitandukanye, ndababwira ngo shalom 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 shalom. Muri uyu munsi rero nk'uko mutubona imbere ya kamera yanyu ndi kumwe n'umutumirwa akaba n'umusangwa kuri uyu murongo. Turi hamwe muri studio imbere ya kamera yanyu muri yo muramubona, uwo nta wundi ni Uwera Jacqueline Evangeliste, mama umaze iminsi yaduhaye ubuhamya bwe mwarakoze kubukurikirana. Turagira ngo rero muri aka kanya mu nyemerere tudatinze tubafitiye ikiganiro tugiye kugirana cyiza cyane kivuga ngo dusenye imizi ya karande. Imizi ya karande tuyirandure, noneho tubanze dusobanukirwe karande itangira iti, ikora ite, bigenda gute. Ariko tuze no kubabwira tuti umugisha w'Imana n'ubuntu bw'Imana ku buzima bw'umuntu w'Imana bijya bishobora gusenya karande, umuntu agahindura amateka y'umuryango we, amateka y'ubuzima bwawe ukayahindura. Iyo umugisha w'Imana n'ubuntu bukuriho karande irahunga. Ibyo bifite imbaraga zo gusenya karande. Ndagira ngo rero mwakire muri aka kanya basuhuze, hanyuma dusenge twinjire mu kiganiro nyirizina. Imana imumugisha. Suhuza abakureba, Imana imumugisha. Hano bariyo bafite amatsiko yo kumva icyo tugiye kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Yesu abaho umugisha mwinshi. Nitwa Uwera Jacqueline, mumaze kumenyera cyane rwose, nzi ko munzi. Yesu abaho umugisha mwinshi. Tugiye kuganira rero, muze tuvuge neza iby'umucunguzi wacu. Tugiye kwiga isomo rigaragaza karande. Yego karande, imizi ya karande. Karande ni ikibazo buriya gikomeye cyane, kiragatsindwa n'umwana, ariko hamwe n'Imana karande ikurwaho. Yego kandi ukabona ineza y'Imana. Yesu abaho umugisha mwinshi. Dusengere noneho twinjire mu isengesho ry'umunota umwe n'igice, twinjire mu kiganiro nyirizina. Data wa twese, umucunguzi mwiza, turakubashye, turagushimye n'ukuri, kandi tuje imbere yawe kugira ngo ukomeze kubana natwe no kutugirira neza muri byose. Data rero, reka buri muntu wese ukeneye kumva ibyiza bituruka kuri wowe, Mwami Imana Data wa twese, ujye ubana nawe, umwungura inama, umwungura ibitekerezo, umugira inama, umuhe ubwenge cyane, Mwami Imana, kugira ngo buri kimwe cyose kibashe gukoreka neza muri we. Bana natwe rero, kandi Data, ibyo tugiye kwiga uzubane natwe, udufashe, utugirire neza ku buryo buri wese abasha kwicara akavuga ngo Mana warakoze, ngwino uzube muri njye. Urakoze Data wa twese, bana natwe tugirire neza muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze rero inshuti zacu mutureba, turagira ngo tubanze duhere tumenye karande zitangira gute. Karande ni icyaha cyo mu bisekuruza. Nk'urugero dutangira ubwo twatangira ikiganiro cyacu, ngunda kurwara amasenezite muri iki kugira ngo abantu babyumve. Senezite ziri kuri jewe ni mu buryo bw'uyu mubiri, no kuvuga ngo zikomora ku mubyeyi wanjye. Umubyeyi wa nanjye nawe yazikuraga ku bandi mu muryango, n'uruhererekane. Ni ukuvuga ngo rero karande abantu turagira ngo batwumvire muri icyo cyerekezo. Hari igihe karande ni uruhererekane rw'ibibazo byo mu miryango, mu miryango iyo hirya iyo ngiyo. Turagira ngo rero ahangaha ni nk'uruhe rugero ushobora kuba uzi muri Bibiliya rugaragaza karande, kugira ngo dutangirane n'abantu babyumva. Noneho uduhe icyanditswe kugira ngo duhagurukiremo tukivugeho, ariko tuze kwereka n'abantu ntibaze kubiha uburemere cyane, nubwo karande zifite imizi ikomeye turazivugaho, ariko nibura barebe umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana tuze kuvugaho, twaje kubonera muri Kristo umugisha w'Imana uri ku muntu, n'ubuntu bw'Imana buri ku muntu.
bigira imbaraga zo gusenya karande umuntu akamenya urukuta akinjira mu mugisha cyane. Reka turebe Samweli 2, Samweli wa 2, yego, ibice 12, umurongo wa 7. Nuko haravuga ngo Natani abwira Dawidi ati rega wa mugabo we, ni wowe niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze iti nakwimikishije amavuta nguba umwami wa Isiraheli, ngukiza amaboko ya Sawuli, nguha inzu ya shobuja, nguha n'abagore baragusegura, kandi nkugabira n'umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda. Iyo biba byarabaye bike mba narakongereye ibindi. Niki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe? Wicishije Uriya w'umuheti inkota kandi ucyura umugore we umugira uwawe, kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni. Nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wasuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'umuheti ukamugira uwawe. Nuko Uwiteka avuze atya ati umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi nzagutwara abagore bawe ureba mbahe umuturanyi wawe aryamanire nabo ku itangaza ry'izuba. Yewe wabikoreye mu rwihisho, ariko nzabikorera imbere y'Abisiraheli bose ku mugaragaro izuba riva. Urumva iryo jambo? Iki cyaha rero, iki cyaha cya Dawidi yakoze, wenda tugize icyo tukivugaho kugira ngo abantu babyumve. Iki cyaha Dawidi yakoze, iyi nkota yatangiriye mu rugo rwe. Dawidi yatangiye guhakurikirwa n'umuhungu we Abusalomu. Icyaha kiratangira, inkota nawe yatangiye ihagurukira mu kuboko k'umuhungu we Abusalomu. N'umwana yajyanye na Betisheba, Imana ntabwo yemeye kwabaho. Turagira ngo rero abantu ahangaha iki cyaha cyarakurikiranye cyane. Abasomyi b'amateka ya Bibiliya ntitwabirondora ngo tubivuge tubirangize. Twagira ngo tubereke aho tugomba guhagurukira. Iyi karande yakurikiranye ibyago, yahamagariye ibyago umuryango wa Dawidi. Dawidi ahagurukirwa n'umwana we. Imana abwira ngo wabikoreye ahire, kandi abibwirwa n'umuhanuzi utari muri ba bandi bapfubye bo muri iyi minsi, ba bandi bo muri iyi minsi. Yari umuhanuzi uri mu bwenge bw'Imana. Natani yari umuhanuzi w'Imana. Yamuciriye umugani w'agatama, amucira umugani. Yaramusanze Dawidi yari umunyacyubahiro, umugani wa Natani na Dawidi. Aho umucira avuga ati habayeho, byatangiye amubwira inkuru bisa nk'ahita amufasheho. Aravuga ati habayeho, reka tugasomera, wenda bibaye ngombwa ko tukazana ku murongo wa mbere. Aravuga ati bukeye bwaho Uwiteka atuma Natani kuri Dawidi kugeza ageze iwe, aramubwira ati habayeho abantu babiri mu mudugudu umwe yari umutunzi, undi yari umukene. Kandi uwo mutunzi yari afite amashyo y'inka n'intama nyinshi cyane, ariko uwo mukene we yari yaraguze ariko uwo mukene ntacyo yari afite keretse akagazi k'intama. Kuko kari akagazi k'intama yari yaraguze, akakarera kagakurana n'abe bo mu rugo rwe, kakarya utwo kurya, kakanywera. Mbese uyu mugani urumva yatangiye yari umuhanga wo kubara inkuru. Abahanga rero bazi kubara inkuru, bazizenguruka. Ubundi ubwenge bw'Imana ahangaha turahajya n'inama abantu bahumve. Abantu badukurikirana bose bafite ishyaka ryo gukorera Imana, aha muhitondere cyane, muhitondere. Imana ninagutuma jya usaba Roho Mutagatifu uherekezwa n'ikimenyetso cy'ubwenge bw'Imana, kumenya uko uzajya utangamo ijambo rye. Ijambo uyu munyacyubahiro witwa Dawidi
umuhanuzi w'Imana wari ufite ubwenge bw'Imana yatangiye amubwiye ngo habayeho nyamutunzi wari ufite ubutunzi, habaho na munyamukene wari ufite agatama kamwe yakareranaga n'ibye akagashyira mu gituza. Uwo rero yari umugore wa Uriya. Yari umugore wa Uriya. None uwo mugore wa Uriya rero Dawidi yari afite isi n'ibiyuzi, afite abagore, afite icyubahiro, ariko Dawidi yitwaza umwanya yari afite, awo mwanya yari afite awukoresha mu mafuti yanejwe n'Imana ku buryo yakoze icyaha cyagize ingaruka ku muryango cyane. Iyo ni karande iteye ubwoba cyane, cyagize ingaruka ikomeye ku muryango. Niyo mpamvu ahangaha Natani amuhanura amuvumbura amwegereye, yaramubwiye ati rwose uwo munyamutunzi arashaka no gutwara ku gatama no kukagira, nibasoma izo nkuru bazabyumva. Dawidi aravuga ati yaganiraga umwami ati ahubwo uwo muntu washoboye kurinduka agatinyuka gukora ibyo, uyu muntu akwiriye no kwicwa, ahubwo niyibuka ko ari Natani yigira inyuma aratara akamumanuza aramubwira ati nyakubahwa waciye bugufi, ati umuntu igihe twakavugiye twaciye hirya ni wowe twavugaga. Dawidi rero koko yari afite umutima utsindwa n'ijambo ry'Imana. Dawidi ahita akubita hasi ndahasi arubarara. Umuhanuzi yari amaze kubona yuko Dawidi akubiswa hasi akubarara. Dawidi yatsindwaga n'ijambo ry'Imana. Dawidi yarazi guca bugufi, amaze kumenya ko ijambo ry'Imana rimurondo. Natani yuzura umwuka we, ati atereka mubwire. Yuzura umwuka aravuga ati rero kuva mbonye ko amavuta agutsinze, amavuta y'umwuka yaragukubise hasi, noneho reka nkwerurire. Wewe Imana iravuze ngo iti ko yaguhaye byose, ikaguha amashyi ikaguha Isirayeli. Iyo ugira umutima wo kubigaya, kuki utayije imbere ngo ikongera ibindi? Ariko ntukore icyaha cyo kwiha umugore utari uwawe. N'aya magingo harimo abantu babikora, bananirwa no kunyurwa n'abagore babo, bakitwaza ubushobozi bafite, bakitwaza umwanya bafite, umuntu agatwara umugore wundi. N'aya magingo biracyakorwa, ariko mbabwire ngo icyo kintu ni icyaha gikomeye cyane kandi gituma Imana irakara. Noneho Natani aravuga ati rero wabikoreye ayihere, ariko dore Imana igiye gufata abawe bagabira abaturanyi bawe, abana be ati inkota izatangira iwawe mu rugo. Abasomye Bibiliya ibyo mvuga barabizi. Karande rero, karande kandi byaratewe na Dawidi. Karande zitangira gutyo, ziba uruhererekane. Dawidi atangira inkota y'ukuboko kwa Abusalomu gutangira kwibasira Dawidi. Dawidi amena urugo, aragenda ahunga umwana we, abagore bafatwa n'abato, mbese ibyago birasohora. Buriya njya mbwira abantu nkababwira ngo icyaha kugikora abantu bagiye bakora icyaha, ariko batitaye kureba uburemere bw'ingaruka z'icyaha. Ingaruka z'icyaha ni ikintu gikomeye, ni nazo mbi, kuko burya buri muntu wese byakoroha yagikora, ariko habayeho gutekereza mbere yo gukora icyaha, ngo ubanze utekereze ku ngaruka z'icyo kintu ugiye gukora. Imbaraga wabona zagushoboza kukirinda ntugikore, kuko watekereje ko ufite ikintu ugiye gukora ni ikintu kibi. Yego. So Dawidi rero noneho umuntu akifata, noneho ukagira umutima wifata ntukore icyo ngicyo. Rero ikintu dushaka kubereka rero, turashaka kubereka ngo nubwo hari imizi inyuma y'ibitugu byawe, nubwo hari imizi y'ubuzima bwacu, imizi ya karande ari yaturutse mu miryango, ari ibyo wowe ubwawe wikoreye, byakuvaho gute? Ari ibyawe wikoreye. Hari umugisha uzanwa n'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Abagalatiya 3:13 haravuga ngo Kristo yaducunguriyeho adukura mu muvumo w'amategeko. Abefeso 2 umurongo waho wa 4 haravuga ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo Yesu,
yadukuye he imana yadukuye muri Adamu, niwe sogokuruza wabo umubiri. So ingaruka z'icyaha Adamu yakoze, iyo ni karande cyatumye uyu munsi twitwa abanyabyaha tutarakoze icyaha. Abantu bari barabyumva, tutarakoze icyaha twitwa abanyabyaha ku ikosa ryatewe na sogokuruza wabo umubiri, dusangira nawe ingaruka, twitwa abanyabyaha gutyo. Ariko nagira ngo nangarize abantu bamurikira kuri mbabwire ngo umugisha w'Imana n'ubuntu bw'Imana bibonerwa muri Kristo Yesu bijya bigira ubushobozi iyo wabimenye ukisobanukirwa uburyo bisenya iyo mizi ya karande, amateka yawe agahinduka ndetse ugahindura igisekuruza cyawe cyane. Natanga urugero rwumvikana. Umugabo witwa Yosefu, Yakobo yari afite karande. Karande yari afite karande y'icyaha cy'uburiganya. Yariganyije mukuru cyane Yesawu, amuriganya umugisha we. Urabyumva neza? Yesawu nawe amutakaza kubera kutisobanukirwa no kutimenya, atakaza amahirwe. Yakobo aramuriganya. Yakobo ni izina ry'uburiganya. Aramuriganya, ariko nabwo agaku k'uwo muteguro nyina yabigizemo uruhare. Burya mama, burya mukunda abana banyu. So Yakobo rero abifashwamo na nyina, bariganya Yesawu kuko Yesawu yakundwaga na se. Noneho arangije bamaze kumuriganya, izina ry'uburiganya ritangira. Yakobo rero amaze kugenda aza kubyara nawe abana. Amaze kubyara abana, ariko Yakobo tutarageraho, Yakobo yaje kurwana. Igihe muribuka igihe yagiye kwa Labani, igihe yahungaga mukuru we Yesawu, yagezeyo atendera umukobwa wa nyirarume mutoya, aho bakaba bamushingira, nawe baramuriganya. Nawe baramuriganya. Nawe baramuriganya. Yes, arongera atendera mukuru we. Noneho Labani ngo abirebe, kuko yamuhaye ikimenyetso kivuga ngo izi zabyara zifite amabara y'ibitobo n'ibiki, bizaba inyiturano y'igihembo cyawe. Noneho Imana igiye ireba Labani ariganyije Yakobo, kandi Yakobo yari ari isezerano ryo kuzagirirwa neza n'Imana. Ariko Yakobo agenda abona ubugome agirirwa na nyirarume wakabaye amukiza abari bumuriganya. Turagira ngo tubwire abantu batureba, muri aka kanya. Ndagira ngo mubwire ngo Yakobo nuza Labani yicaje umuryango n'abana be, barangije disi bamaze kubona ko ukuboko kwa Yakobo kuriho umugisha, ngo barobanura amapfizi bayajyana iriya kugira ngo bamugomwe igihembo cye. Bari bamaze kumuriganya umugore wa mbere atendera mukuru we, nanone arongera atendera imyaka 25 arwana n'ubwo buzima, ariko bukomoka nawe ku cyaha yakoze. Yes, yaribye arariganywa nawe arariganyijwe. So ni ukuvuga ngo rero ingaruka z'ibyo turimo, iyo tudakangutse ngo tumenya imizi, tumenye iyo duturuka, tumenye ibyo turwana nabyo, turwane n'ubwo buzima utabuherereje ku muntu wari we wese, ndakubwiza ukuri, umugisha n'ubuntu bw'Imana iyo bikuriho biguhesha imbaraga zo gutsinda imizi ya karande cyane. Umugisha w'Imana n'ubuntu bw'Imana iyo bikuriho, karande ushobora kuyiganzura ugahindura amateka y'ubuzima bwawe bikemera. Yakobo yaciranye na marayika Ramasaka yarababasendera. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Yakobo amaze gutendera, ndasa n'umuntu wakwinije ariko mu kanya ndagira ngo ndiwe kubera ko ndafashwa jewe cyane. Yakobo amaze gutendera, amaze gukora imyaka 20 yose, bamuhaye ibihembo bye. Imana irebaga ko n'inama zakozwe ku mugoroba wa joro, barobanura amapfizi bayajyana, bamuha inyagazi zitagira isekurume. Noneho ngo Imana iramurotesha. Ndagira ngo mbwira abantu bari kuri uyu murongo bongere baroteshwe n'Imana mu izina rya Yesu. Bongere baroteshwe n'Imana, ibagarukeho, Imana yagarukemo.
karande ntabwo ibyawe bizagarukira zira mayidiya. Nta mwanzi nta karande kuba wiyizi uzi inkomoko y'ubuzima bwawe, uzi inkomoko y'umuryango wawe, kuba usa nkaho uriho ibintu byakuyobeye, ntabwo bisobanuye ko ari iherezo ry'ubuzima bwawe, ntabwo bisobanuye ko Imana itagukunda, ntabwo bisobanuye ko utakwiganzura ibyo bintu, ntabwo bisobanuye ko utatsinda mu buzima. Yakobo ngo nijoro Imana iramurotesha mama, imaze kumurotesha ngo imwereka amapfizi amanuka. Amapfizi yinjirira wa mukumbi, kaba karabaye. Inka za Labani zirabyara none bidasanzwe, zibyara umugisha. Yakobo Labani asanga nta munyamugisha urwanwa ngo ashobore, ntibikunda, nta munyamugisha ufite Imana uriho isezerano ushobora kumuhinira mu nzira imwe ngo Imana imwimire indi irembo. Iritamurura ngaho bisobanura twumve iritamurura gute rero. Ibyo bintu ni ibintu biba bitoroshye iyo utisobanukiwe ngo ukomeze urwane wongere urwane, ariko byose bishobozwa nuko umugisha w'Imana uba ukuriho. Icya kabiri kibigushoboza kuba ubasha kubona ibyo bintu ukavuga uti iki kintu ntabwo kigomba kumperana, ugahaguruka ukagerageza ukongera ukagerageza, ntuheranwe no guhora urira gusa, ntuheranwe no guhora ubabaye gusa, ukavuga uti uko biri kose. Karande ni ikintu kibi pastor, iyo udahagurutse ngo urwane kirakwizirikaho kigahera kuri wowe kikageza ku bawe kikageza ku bazaza, ariko iyo ubaye maso ukavuga uti reka nsenga Imana, urasenga bikemera cyane. Buriya Rusi utuje mu isezerano rishya, Rusi yari asanganye tuvuye mu isezerano rya kera tukaza muri iki. Rusi yari agiye kuzanwaho n'ikintu kimeze nk'iriya karande. Rusi nyirabukwe yaragiye yibera iyo ngiyo, apfusha umugabo, yabanje gupfusha abana n'umugabo araza. Rusi urumva ibintu byari bimuzanye. Rusi rero iyo ataza kuba maso akisubirira iwabo, uriya mudamu nuko Bibiliya itabivuga neza, uriya mukeba we wisubirira iwabo, ntabwo Bibiliya itubwira amakuru ya Orupa, ariko Imana yakoresheje Rusi akava muri kiriya kintu cyo gusubira iwabo, yacitse kiriya kintu kimeze nka karande. Uzi ko biriya bintu byo gupfusha nabyo bijya biza bikamera nka karande. Cyane urumva iyo byagiye ari uruhererekane, ubifiteho amakuru bigenda biza. nk'urugero twazana, hari nk'imiryango imwe usanga abana babo batiga ngo barangize uwa gatandatu, batiga ngo barangize uwa gatandatu, buri mwana w'umukobwa ugeze mu wa gatandatu agaterwa inda, isuko agaterwa inda, akababyariye mu rugo cyangwa abyariye ku ishuri, ntabagikomeje. Ugasanga igihe cyose iyo miryango ubayeho utagira umuntu wize n'umwe, ugasanga hari ikintu gisa na bariyeri. Abana biga bakageza mu wa gatanu ari abana b'abakobwa, ugasanga bose babyariye umujyi umwe, n'ugerageje yagera mu wa gatandatu ugasanga ibintu byose birakwamye, ibintu byose biribanye, ugasanga icyo kintu kirava ahantu kure, bigeze kuri uwo mwana, ariko genda bizenguruka, ariko iyo ugize amahirwe ibyo bintu ukabisobanukirwa, urasenga ugahamagara Imana, ukayibwira ngo Mana, umuryango wacu nta muntu wize, ariko nkeneye ko uyu munsi mu muryango wanjye abantu biga, abantu bagomba bakiga. Uyu munsi mu muryango wacu nta muntu ufite umugisha n'umwe, ariko urumva ibyo bintu ukuntu bibabaje. Birababaje cyane mu muryango. Ibaze mu muryango kuba nta muntu ufite umugisha, umugisha w'ibifatika hano mu isi. Imana yaremye iby'isi ngo tubitegeke, bibi byacu tubiyobore, ariko ugasanga family yose nta muntu n'umwe ushobora kugana ngo akubere umugisha. Aha rero tuhabonere umwanya tubwire abantu badukurikirana ibyo bintu ukuntu bibabaje. Ngira icyo nkunganira, ni ukuvuga ngo Yosefu abyarwa na Yakobo, wa wundi twahereyeho. Yakobo mbere yuko ajya amaze gusa Imana ngo y'Ibeteli iramusura kwa Labani, maze kumusubiza ibihembo yari agiye kwibwa na Labani.
Imana iravugira ngo Yakobo haguruka usubire i Beteli handi mu gihugu cy'iwawe. Ngo amaze kugenda aravuga atari kugira ngo yaratekera avuga atari ko se nubwo Imana inyuye ariko mfite izina rifite ibihekane by'umuruho, mfite izina ririho karande, mfite izina nazi uko biteye niba ibihe biba gusa umuruho, izina ry'umuriganya. Yakobo aribona, icama abantu bakibona, icama abantu bakisobanukirwa. Yakobo amaze, Bibiliya ndayikunda ni inyamibwa. Bibiliya iravuga ngo Yakobo yambutse ibintu byose akageze, arabyambutsa ngo abisiga hakurya, ngo asigarayo wenyine ategereza umugabo. My goodness. Ngo ategereze umugabo, ngo uwo mugabo araza. Ramasaka yaraba, ngo uwo mugabo araza ati buriya marayika ntashobora kuza utarisobanukirwa. Ntabwo marayika yaza guhindura ubuzima bwawe ngo karanda ayivaneho utari wamenye imizi yawe aho ishoreye, utapfiriye. Iyo umaze kuhamenya ukisobanukirwa, Imana ihagararana nawe. Imana yohereza umuntu wo kuza kukuvanaho umukoshi. Uwo mukoshi, uwo mwanda, icyo cyangiro. Hari marayika ufite icyuhagiro mu kiganza, marayika ngo aramanuka. Ndafashijwe bakuru, ndafashijwe. Ngo marayika ngo araza, Yakobo yamaze gusiga ibintu byose hakurya. Bishatse kuvuga ngo yari asigaye hakurya ari mu ndimi, yari asigaye hakurya asenga, yari asigaye hakurya mu mwanya we n'Imana, yari asigaye hakurya abwira Imana imyaka yose yarushye n'akaranda afite mu buzima bwe n'umuruho yari afite. Ngo Imana yururutsa marayika araza amusanga ari wenyine, ngo maze biragundagurana. Icyaba abantu tukagira ubuzima bwiga gukirana, gushakisha Imana, shakisha Imana, ongera wegera Imana, ongera wivumbugatanye, ongera wisubiremo, ongera ubitekerezeho neza. Pastor buriya mu kiganiro twakoze ubushize twaraganiriye, ako numva emotion zigiye kumfata, ngenda mbikwepa kugira ngo ntaza kugira emotion. Ariko dore ukuntu byaje. Buriya kimara kugenda narebye ibyo nari mfite, Imana yagiye ikoresha abantu bambera umugisha. Abantu yakoresheje itorero imbere umugisha. Itorero riraterateranye rinzanira envelope. Imana irongera ikoresha abana nagiye ngirira neza, abantu nagiriye neza, abantu ngiye kubona mbona bikozemo banzaniye envelope. Imana ikoresha abantu hirya no hino. Ndavuga ngo ngeze ahantu mbona kuko mbonye umugisha ufatika. Aho niho nahereye. Utangiriraho. Aho niho nahereye. Ntangiriraho. Ibintu birahinduka. Mbona ibintu bimwe mbishize ku ruhande, ariko mbona nsigaranye umugisha. Amen. Ndavuga ngo uyu mugisha ntabwo ugomba kumbera imfabusa. Naho natangiriye. Haleluya. Gira aho utangirira. Ushobora kugira gato ukagutangiriraho, kakagufasha kurwanya cya kintu cyakubereye nka karande. Imana ikumugisha cyane. Uko bishoboka Pastor. Reka navugeho kakantu, urakoze ako kantu uzanye. Abantu babyumve. Gira ahantu, gira icyo uheraho, hanyuma wica imizi ya karande, ugasengera, ugashyira imbere y'Imana, ugasengera uvuga ngo Mana nkeneye ko iki kintu cyaguka. Imana igomba uzi ko Imana yakagura, ufite icyo ukora, uzi ko Imana ugihereje Imana ukakibwira Imana, ukakizana imbere y'Imana ukavuga ngo Mana mfasha, uzi ko Imana yagufasha. Imana igumugisha cyane. Ahangangira icyo mwungiraho abantu kababyumve, turabagira inama. Karande birashoboka ko umuntu warwana n'amateka yawe uturuka, ubuzima bwawe hamwe n'umugisha w'Imana n'ubuntu bukuriho, ibintu bigahinduka, ibintu byahinduka. Ikindi kintu gifasha karande kuvaho Pastor, uzi ko deliverance buriya deliverance ugiye ukaganiriza umukozi w'Imana neza, ukamubwira amateka yawe, akagusengera, uzi ko deliverance ifasha umuntu ko karande muvaho.
urumva niyo tugiye kwa muganga kwivuza mu buryo busanzwe muganga arabanza akakubwira ngo iyi diyabete urwaye iwanyu mu muryango ni bande bayirwaye so umuganga arabanza akakubaza natwe iyo dukora abantu kasoringi iyo tugira abantu inama z'ubuzima zibafasha zishingiye ku kibazo yagaragaje ndakubaza ibi bintu byatangiye bite byaje gute ninde iwanyu byaje so none mbonaho mera ngufasha nanagusengera none icyo gihe iyo tukugira inama z'ubwenge zigufasha uruhare rusigaye ruba rurwawe n'Imana yawe none ukarwana Yakobo yakiranyije marayika urarwana ntabwo ari ibi byo kuvuga ngo pastor yashyizeho ikiganza ngo noneho ngo ndekera aho ngaho oya Yakobo yasigaranye na marayika biragundagurana umugabo rero wakiranye abafite amateka baragundagurana ngo bigeze mu bisanzwe tuzi ko Imana itaneshwa ariko mu buryo bugaragara rwose Yakobo hariya yatsinze Imana cyane buriya rero hari ubuzima bukirana n'Imana ikavuga iti uyu muntu arandembeje ukuri kwawe Imana iyikurera irakumva yego cyane fata ibyawe ubizane imbere y'Imana ubibwira Imana neza nubwira Imana ukuri kwawe neza irakumva kandi irakugirira neza Imana iguha umugisha cyane rusoza utu tuntu nagira ngo mbabwire ko umugisha w'Imana n'ubuntu bw'Imana iyo bitiriho amateka umuntu arayihindurira hamwe n'Imana ye Yakobo yakiranye n'Imana bigeze mu museso w'umuseke marayika yarakiranye n'abandi baratanga ariko none baravuga ati ariko uyu muntu wamfashe uyu muntu ateye ubwoba marayika abwira Yakobo ati se wandekuye Yakobo arabwira ati ntabwo nakure ko utaraba umugisha ntabwo nakure ko utaraba umugisha hari byinshi bitasemuwe hariya Yakobo arabwira ati yewe marayika arabwira ati witwa utati nitwa Yakobo bisobanura izina ry'uburiganya Yakobo risobanura hari n'amazina mu Kinyarwanda turashimira ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu uyu munsi dufite bwashoboye gushyiraho imirongo migari ifasha abanyarwanda guhindura amazina ababyeyi bakwishe bashingiye ku bihe by'imibereho yabo ugasanga umwana bamwise Rwaje Ndeba ugasanga umwana Rwaje Ndeba ugasanga umwana bamwise Mbarimo Mbazi ugasanga umwana bamwise ayo ni amazina ugasanga umwana yakuze yitwa Karimunda agahinda Karimunda ubwo bafite byose icyo byagenwaga byabaga bishingiye ku mibereho ababyeyi babaga banyuramo rero ugasanga umwana akuze afite ipfunwe ryo kuvuga izina rya hagati y'abandi ariko uyu munsi kubw'ubuyobozi bwiza bw'igihugu dufite bwagiye bworoshya ibintu ngenda babwira abantu bagenda bagira ingaruka n'amazina bagiye bakura ku babyeyi aya mazina aturuka kuri za karande z'imiruho zinakomoka kuri za karande z'ibibazo by'abantu bagize wajya kubyitegereza pastor ugasanga niko bimeze biriyongiye umwana bazimizi y'ibibazo umwana iyo akuze kenshi abazimizi y'ibibazo y'ibyo zina rye cyane abana barabaza abana ugasanga noneho iki gihe abana bariyo barahindura amazina Yakobo rero icyo gihe izina yarihinduwe na marayika Yakobo yari afite izina rituruka ahantu aravuga ati jyewe nitwa Yakobo kandi singure ku rutarama umugisha sindi bukure ku rutarama umugisha marayika yatura ijambo rya kibyeyi yatura ijambo rikomeye aravuga ati ntukiswe Yakobo ukundi ntukiswe Yakobo ukundi ahubwo wiswe Isiraheli so izina rya Yakobo rirahinduka ava aho ngaho umukosha wutaye aho ngaho umugisha arawugenda so icyo nendaga kwerekana rero ni iki hariya umugisha n'ubuntu bw'Imana iyo bikuriho bisenya imizi ya karande ikinyejana cyawe cy'amateka yawe n'umuryango ukagihindura Yakobo yahinduye amateka y'iwabo Yosefu yahinduye amateka y'iwabo turagana ku musozo Yosefu yahinduye amateka y'iwabo ahinduka umutware ukize iwabo akiza igihugu cya Egiputa
bagubwa neza, amateka arahinduka. Nshuti yanjye, ujya ubona umwana ushobora kwinjira akava hari iwabo akava za Nyabikenke, urabyumva neza, kandi atanazi na Yesu, ahubwo ariho umugisha w'Imana, ariho n'ubuntu bw'Imana. Ntabwo anakijijwe, ariko ariho ubuntu bw'Imana, ariho umugisha w'Imana. Akinjira mu igaraje, akinjira mu gaciro, hagatangira n'utuntu dukeya, umwana agahimba, umwana agakirana n'ubuzima mu gihe gitoya cy'imyaka runaka, akaba ashyizwe mu rugaga rw'abantu bafite ubushobozi. Umwana agakiza iwabo, ugasanga ngo niwe wibatse iwabo, ugasanga umwana yahinduye amateka. Kubera iki? Yari ariho umugisha n'ubuntu bw'Imana. Kubera iki? Iwabo ntawigeze atura mu mujyi wa Kigali, iwabo ntawigeze atwara imodoka, iwabo ntawigeze ageraho, ntawazi. Ariko uyu munsi ari mu bamwe batunze amamodoka heza. Kubera iki? Umugisha n'ubuntu bw'Imana byari biri ku buzima bwe, byari biri ku buzima bwe, bwatumye adashobora kwemeranya n'aho aturuka, ahindura amateka y'ubuzima bwe. Turabwira abantu ko ibintu byakunda, bitandukanye n'ibyo, abantu bige na karande, bitandukanye n'ibitari byiza, bitandukanye n'ibibafatira, bitandukanye n'ibyaha. Abantu bava mu byaha bashakisha Imana cyane. Nubona Imana uzabona n'umugisha wayo. Imana ibaho umugisha cyane, ni ukuri kandi niko bimeze. Imana ibaho umugisha. Turagira ngo tukubwire ngo umugisha n'ubuntu bw'Imana iyo bikuriho bigira imbaraga zo gusenya imizi ya karande, amateka yawe agahinduka, ndetse n'abazagukomokaho bakazamenya ko babyawe n'umunyamugisha. Rero tubigerageze tumenye ko Imana tugira umwanya dusigariza Imana. Niba tuzi neza aho duturuka, niba tuzi neza uko twakuze, niba tuzi neza ibyo twiswe byo, niba tuzi neza sosiyete uko itwita, sigariza Imana umwanya ugira ibyo ukirana nayo, ukirane nayo. Ubuntu bw'Imana n'umugisha wayo bikuriho, ntabwo bizagusiga uko wari umeze. Icya kabiri, ntugomba gusoza uko papa wawe yasoje, ntugomba kubaho nk'uko mama wawe yabayeho. Kubera iki? Hari ubuntu n'umugisha w'Imana bibonerwa muri Kristo Yesu. Duhindurwa kuba muri we, igisekuruza cyarahindutse. Muri we twabaye abanyamugisha, muri we twavutse ubwa kabiri, muri we twabaye abanyamahirwe. Mana we, muri we turi abanyamahirwe. Nituramuka ibyo tubyerekejeho imboni z'amaso tukabimenya, tuzatsinda, turabatsinze. Reka dusabe umutumirwa wacu adusengere, tuze kuza twinjire mu kindi gice cy'inyigisho yacu yindi ya kane. Imana ibahomugisha. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimye Mwami kandi turakubashye. Turagushimye ko wemeye ko tuganira gutya. Gendera abantu bawe, ubakomeze, ubafate, ubahindure, bamenye izina ryawe, bamenye kuri Imana ihindurira amateka umuntu. Mana, ubagwiriza ubwenge, babashe kumenya icyo gukora. Data wa twese, komeza ukore, wongere ukore. Turacyagukeneye muri iki gihugu, turacyagukeneye, iki gihugu kiracyagukeneye, gikeneye ko gihindurira amateka. Abenegihugu bakeneye kuvuga iby'ubwami bwawe. Komeza wiyegereza imitima y'abantu, komeza ubagotesha iby'ubwami bwawe, karande na gatumwa zibaveho. Uwiteka Imana, buri wese uguhamagara, buri wese uko kwinginga, umwumvire Mucunguzi mwiza, umwumvire umubere Imana. Abadamu baguhamagara ubumvire, abapapa baguhamagara ubumvire, abana bato baguhamagara ubumvire. Urubyiruko rwacu Mucunguzi tubagutumyeho, be Imana muri bo, babera Imana, baha umugisha Data, bagirire neza kugira ngo barusheho kubaha izina ryawe. Urakoze Uwiteka Imana, komeza uhagarare kuri buri umwe wese, kandi Mwami wanjye ntihazagire uriganywa n'umwe, ahubwo Data buri wese ukiriho, buri wese ugihumeka uyu mwuka wera, Mwami Imana umwiteho, umukomeze, umubere igisubizo, kugeza ubwo buri wese azabona iby'ubwami bwawe. Urakoze Data wa twese, icyubahiro n'ikibi cyawe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ibaho umugisha. Shalom, shalom. Yesu abaho umugisha mwinshi. Amen. Amen. Hallelujah.